Atimaje rero mu nzu ya mukuru wawe nta kibazo habe namo. Hako nta kibazo cya afande. Nuse si umwana mu rugo. None se ari iki kibazo afande? Niko se mada. Uzi ko ntarinzi ko muri abicanye. Ariko ngerageza umbwire kuva ryari ubundi wica umuntu. Afande ibyo ntabyo nzi rwose. Umugabo wawe azi ibintu bibera hano muri iyi nzu. Hagati yawe n'uyu muhungu niko musore. Mukuru wawe azi ibintu bibera muri iyi nzu yawe hanga. Kureba hasi si we ndi kubaza. Nareba kirambe biciye. Azi neza ubwicanyi wakoze uko bungana. Nukuri afande nukuri ko Imana mbabura utazabibwira umugabo wanjye yuko twishe Wowe uri umwicanyi? Oya nuko afande nari ko musore uri muzima tega amatwi wanzu nyumve. Urimo uramucanganyikisha. Ibyo avuze ntabwo amatwi yawe abyumvishe neza. Oya afande nari mvugishijwe ahubwo kuva ntabwo byumvikana. Avuze ko yishu abivuze utabyumva amatwi yawe yagurishije cyangwa. Oya afande ahubwo mbwira mwamwishe gute mwabigenje gute mumbwire strategy mwakoresheje kugira ngo mumwice. Afande nta muntu twiyumvisha rwose. Oya umuntu mwigeze mwica. Ntabwo ibyo wumvishe. Ibyo numvishe ni ibiki? Afande ibintu wumvishe ntabwo ari ibyo bintu rwose ntabwo ari ibyo. Ibyo wabwiye umugabo wawe ni ibiki? Niko musore wabonye uburyo icyaha kiryana. Ntekereza ko ari ubwoba ariko afande ubwoba cyangwa n'icyaha kimuriye akirukanka. Amatwi yawe akora neza urumva niba yaradakora neza njye akora neza. Icyo nayo nkeneye ndacyumvisha. Uri kunyumva neza? Umupolisi ati icyo nashaka gukuramo nje nacyumvishe nabyiyumviye ko ibintu ari mwe mwabyikoreye uko byangenda kose nimwe bicanye mwishe Mutoni kabisa murabyivugiye kandi ngira ngo Grace mwabyumviye kuntu yivuyemo ngayo ngo gukore ko ibya Grace bigenze. So mwibutsa ukanda subscribe niba uri bwugeze hano bwa mbere ujye hasi muri comment wandikemo igitekerezo cyawe uko byumva ese urumva byagenda gute ese basi byifuzo byawe biri kugenda bisubizwa. Abantu benshi twifuzaga ko umuntu witwa Grace ndetse na Emile rwose bajya gufungwa ariko murabona ko biri kugana ku musozo kuko polisi zagarutse mu rugo rwabo kandi nago twari tubaheruka kubabona bari barabuze hari ibimenyetso ngira ngo cyangwa se barimo bakiri kubikusanya ariko umupolisi ikimenyetso cya nyuma cy'uko babyikoreye aragifashe arakiyumviye kabisa hari yaburana ariko buraba yayifashe agiye kugenda bagende bacyongere mu bindi bimenyetso uko biri kose ntibitinda bari buhize guhita babafata bajye kubafunga ariko nabo ubwabo batangiye gusubiranamo mwabyibone barimo kubwirana nabi buri wese abyegeka kuri umwe Grace ati niwe wamwishe Emile nawe ati uwo nawe wamufasheho twese twari turi kumwe nyine urumva ko batangiye guterana amagambo. Ikiri buze gukurikiraho rero y'abantu basubiranyemo banivamo ibintu byose bakabivuga kuko mwumvishe ukuntu batangiye kujya bavuga noneho bari gusakuza cyane ugasanga n'umuntu uri hafi aho ngaho ahise abikurara byumvishe. So rero ni ibintu mbese filime igeze ahantu iryoshye igeze ahantu twese twari tuyikenereye kubona umuntu witwa Mutoni yahorerwa agahabwa ubutabera bari abantu bagafungwa nicyo bikwiye kandi niko leta yo mu Rwanda ikora. So rero murumva ko ibyifuzo byacu biri kugenda bisubizwa. Niba nawe cyifuzo cyawe cyasubijwe muri iyi filime cyangwa se akaba ari byugitegereje ujye hasi muri comment section ubundi wandikemo igitekerezo cyawe. Ikindi ukande subscribe niba ari bwugize hano bwa mbere ukande kuri like ukora na share ubundi twikomereze kuzindi film kuzindi episodes za filime Urwibanga filime nziza cyane i Rwanda ni Burundi kabisa twikomereza. Ikindi nkubwira ko ugomba kumakinga sure ko niba warebye filime ukayirangiza ntukayigenda udakwema inyigisho uvuga uti kuri uyu muntu nize hiki kuri uyu nize hiki niba ari kamarade uvuge ngo namwigiye hiki niba ari Emile niba ari Grace niba ari Deborah byose uba ugomba kugenda ukuramo inyigisho. Murabona ko umuntu witwa Deborah
Debora yababwiye ati bwose niyo njye ubwanjye ntajya kubitanga kuri polisi, ariko polisi y'ubwayo izabyikorera kabisa, ibintu byose izabikora neza, ndabizi cyane. So rero reka tubane kabisa, tubane umunota ku wundi. Kanda subscribe, ukore ku nzogera, ubundi ujye hasi muri comment ushyiremo igitekerezo cyawe. Nakubwiye ngo filime iyo bagiye kwitegura bagendera ku bitekerezo by'abafana. Niba rero nawe uri umufana w'iyi filime kandi ukaba uyikunda, ibyo bintu byose urasabwa kubikora. Ngira ngo mwabonye ko kamarade ikibazo twibazaga tutese kamarade ari ubigenze gute, ese Debora ari bumusobanurire gute? Mwabonye ko yasa amubwira nyine yazanye ibintu byo kumubeshya ati narindwaye. Kamarade hari abamuzinzitse baramwishahisha, ariko ngira ngo biriya bintu Debora ntago byamuhiraho. Kamarade n'undi muntu nawe uri umuntu uri seriye, umuntu w'umugabo kabisa uzi kuvangura ibintu, ntago ari umuntu upfa gufata ibyo abonye byose. Kandi ikindi akunda Grace bya hatari, urwego amukundaho mugira ngo mwarabibonye ko yirukanye na polisi kubera we yaramubwiye ati abapolisi nge ndabatinya, batuma umwana wanjye atamera neza mu nda kuko nge kuva na kera ndabatinya. Birangira bamubwiye ati nibahagarika iperereza muri urugo rwacu, ntago turabicanye, nta kibazo dufite. Birangira Kamarade abirukanye. Ni ikigaragaza ko rero Kamarade akunda umuryango we kandi cyane. Nubwo biteye agahinda ubwo umwana azavuka bigasanga wenda ari uwa Emile, aho ngaho ntago tuzi ukuntu bizagenda, turabitegereje. Ariko rwose Kamarade ni umuntu ukunda umuryango ku buryo atajya guca inyuma umugore we. Mwanabonye ko yahise abwira Grace ati rwose ibintu ntago bikwiye, ntuzongere na gatoya kuko biriya bintu wabikoze nk'umuntu w'umwana. Ese wumvaga ngiye ndibuze nkaryama hehe? Wumvaga bindibuze bikagenda gute ko ntanampamagaye ngo bimbwire? Kandi murazi ko nta buryo Grace yari afite kuko yaranabisinyiye ko nta kintu agomba kubangamiraho Debora, agomba kureka Debora akikorera ibyo ashaka. Ese buriya byagenda gute aramutse agarutse bwa kabiri akamusangamo? Urumva ko rero ni ikibazo. Ariko Kamarade rwose akunda umuryango we bya hatari. So murumva ko rero ntago bizahira Debora mu minsi iri imbere, ahubwo ikintu kigiye gukurikiraho nuko Debora agiye gushaka uburyo bari abantu bagezwa mbere y'urukiko bakajya gufungwa. Kandi yabibwiriye ati uko byagenda kose ibihano birimo kwiyongera, mushaka mwajya kwirega. We rero araje azabatange kugira ngo abone ukuntu asigarana umugabo Kamarade asigarana umugabo wa Grace, kuko nta bundi buryo yakoresha naho kumuhakeye umugore wa hari byo ntibyakunda. Ntago Kamarade yabyishimira pe. Naye bazura umuntu w'umugabo ufite umugore mu rugo, usibye wenda abagabo nyine badashobotse nabo babaho, ariko ubundi uri umuntu usobanutse, ntago umuntu yaguhakeya kandi uri kumwe n'umugore wawe ngo uyoberwe ikintu ashaka. Urumva ko rero niho Kamarade yahereye amubwira ati wapi genda, cyangwa se ureke uguma hano niba wumva unaniwe njye kureba umugore wanjye ahantu ari. Nibigaragaza ko rero Kamarade ni umuntu usobanutse kabisa. Urumva ko rero nkangaha abagabo cyangwa se ushaka kuzaba umugabo wakwigiraho ikigufasha. Niyo mpamvu nakubwiye ati ugomba kureba filime ukayireba urebamo n'ibyagufasha mu buzima busanzwe, cyane ko filime bakina aba ari ibintu bigenda bitubaho muri sosiyete, ukamenya ngo ningira ahantu nzitwara gutya, nigenda gutya nzitwara gutya. Nicyo filime ziba zigamije kabisa. So urumva ko rero haba uwitwa Emile haba uwitwa Grace bose barahangayitse, bafite ikibazo gikomeye cyane. Batangiye guterana amagambo, mwabyiboneye. Ariko impamvu bo guterana amagambo nta yindi, icyaha kiraryana no kuba hariya umuntu yitwa Grace yivuyemo imbere y'umupolisi agahita amubwira ati mwabonye ko yahise avuga ati ntitwarishe Mutoni, yatengera bihakana arirukanka. Icyaha kirajyana cyane cyane cyo kwica umuntu. Nubwo aba ari filime ariko n'ababikina babikina neza. Urumva ko baba bagerageje uburyo ki bwose bagaragaza imico abantu baba bafite muri sosiyete cyangwa se hanze aha. Nawe iyo wirebye uhita wibona, ese wowe iyo wakoze ikintu bigenda gute? Ese wowe wakoze ikintu wumva bimeze gute? Ese muribaza kuri iriya filime umuntu witwa Debora cyangwa ari bubivuge ko mwabonye ko byarangiye batonganye bashwanye, ese azajya kubivuga azakora iki hariya buriya? Twese ni ikibazo turimo kwibaza. Ese
kamarade Emile na Grace ibi umupango wabo wo guturuka mbese ugeze ese koko umwana yakabaye ikibazo cyo kuba batoroka nabyo ni ibintu turi kwibaza ariko buriya wakoze icyaha nta nubwo byakuviramo amahoro nta mugisha wabona nta n'ibitekerezo bizima wabona ku buryo babona ukuntu batoroka ni ibintu bidashoboka rwose ndetse binagoye so urumva ko rero ibintu byabo bikomeje kubagora bikomeje kubayobera no kuba abana birebire ariko kamarade rwose akwiye kumenya ukuri twese turimo turashaka amenya ukuri ese nawe niba wumva ko kamarade yamenya ukuri ukabona hari icyo byahindura andika hasi muri komenti utubwira ati nanjye ndabishaka cyangwa se ikindi kintu cyose waba wifuza kwandika muri komenti ucyandikemo kuko uko tureba filime tuba dufite na response cyangwa se ikintu dushaka kuvuga ujya hasi muri komenti ucyandikemo ubundi ukande na subscribe niba aribwo ugeze hano bwa mbere twikomereza ku izindi episode za filime nziza cyane filime urwibanga filime ikunzwe mu Rwanda ndetse no mu Burundi hari n'abandi bayirebera ahandi bose abo bose kabisa ifilime ikomeze ibagireho kandi neza turizera ko noneho igiye no kujya ibagiriraho kugiye abantu mwajya mwibaza ko impamvu itinda ubu biraje bikemuke kabisa.